kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza kukatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza. Kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza kukatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Intambwe ku ntambwe Imana irashaka kutugarura kuri gahunda ya kera, n'ukuvuga ko umuntu yakagombye gutungwa n'ibyo kurya biva mu butaka. Intambwe ku ntambwe Imana irashaka kutugarura kuri gahunda ya kera, n'ukuvuga ko umuntu yakagombye gutungwa n'ibyo kurya biva mu butaka. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Umwuka mwiza, izuba ryiza, gukora, kuruka, kunywa amazi, imyitozo no kwiringira Imana, iyo niyo miti twahawe n'Imana. Umwuka mwiza, izuba ryiza, gukora, kuruka, kunywa amazi, imyitozo no kwiringira Imana, iyo niyo miti twahawe n'Imana. Kumubyangiza hamwe n'igidakwiye niyo ntandaro y'indwara kuri benshi, dukwiriye kwirinda twese ngo dukire indwara. Kumubyangiza hamwe n'igidakwiye niyo ntandaro y'indwara kuri benshi, dukwiriye kwirinda twese ngo dukire indwara. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza abahire kandi abahe umugisha. Noneho muri kano kanya dushimiye Imana cyane yo yabanye natwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri kano kanya tugiye kujya mbere twigira hamwe ijambo ry'Imana. Noneho mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, waraturinze, ukunze ko tugera muri uyu mwanya turi bazima, uhererwe icyubahiro. Waturinze tutari beza, uturinda tutabikwiriye, uturinda turi abanyabyaha, kugira ngo twumvira tubigusabye ku bwa Yesu, amen. Noneho bana b'Imana turabasuhuje mu izina rya Yesu, ngo Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Reka dushimire abakoze subscribe, kandi nanone tubasaba gukomeza kuyikora, kandi no kugira inyunganizi mushiraho cyangwa se ikibazo
mukandika komenti hasi. Noneho tugiye gukomeza tujye mbere twigira hamwe ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu mirimo yari yarazanye Yesu hano ku isi, yari yarazanywe n'imirimo itatu ikurikira dushaka kuvuga. Umurimo wa mbere wari uwo gucungura umuntu akamukiza icyaha. Ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa Yesaya 53 umurongo waho n'uwa 10. Ubwo uwo murimo yarawukoze kuko haranditse ngo ubwo ubugingo bwe buzitambaye igitambo azabona urubyaro kandi azarama, azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumumenya. Ubwo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe kandi bimuhaze. Ubwo uwo ni Yesu yaragiye gutuma benshi baheshwa gukiranuka no kumumenya, kandi ikindi agatanga ubugingo bwe kugira ngo akamena amaraso ye kugira ngo ibyaha bibashe kuba byakurwaho. Nanone uwo ni umurimo umwe. Umurimo wa kabiri ni uwo kuvura indwara, kuko kubasoma mu gitabo cyitwa Matayo igice ni cya 4 umurongo waho n'uwa 23 handitse iri jambo rikomeye ngo Matayo igice ni cya 4 umurongo waho n'uwa 23, naho haranditse ngo nuko Yesu umubwiriza butumwa bwiza. Hano haranditse ngo Yesu agenderera abigalilaya hose abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara Isiriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe. Noneho n'abatewe n'abadayimoni n'abarwayi ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Ubwo uyu ni Yesu. Icyatumye aba bantu bamukurikira ni uko Yesu yabavuraga indwara, agakiza ababo, akabakiza bo ubwabo. Noneho bigatuma abantu benshi bashima Imana, bakabona yuko batabona amahoro bari kure ya Yesu, ahubwo bahitamo kumukurikira. Uwo ni umurimo wa kabiri yaje gukora. Umurimo wa gatatu yaje kwerekana inzira y'ubugingo. Ubwo inzira umukirisitu wese akwiriye kunyuramo, kuko kubakunda gusoma igitabo cyitwa Yohana igice ni cya 14 n'igice ni cya 15. 14 yababwiye yuko agiye kubategurira kugira ngo ahari buje, dore ko yababwiye ngo ubu ndagenda muri mwe nta wumbaza ngo urajyahe. Reka aya magambo nayo tuyasome. Ni mu gitabo cyitwa Yesaya, mu mbabarire ni Yohana igice ni cya 14. Noneho Yesu avuga aya magambo ngo yaraje kwerekana inzira y'ubugingo, inzira ijya mu ijuru yaryo. Ngaho noneho igice ni cya 14 haranditse ngo ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 6. Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Noneho aha ni kimwe. Noneho ahandi nanone ni igice ni cya 16 ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 7. Hano haranditse ngo ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri. Noneho hepfo kuwa 5 niho yababwiye ngo ariko none ndajya kuwantumye kandi muri mwe nta wumbaza ati urajya. Ubwo ni inzira yo kujya mu ijuru nayo yaraje kuyerekana. Ubwo intumwa zarayimenye, abamukurikiye barayimenye, barayisobanukirwa. Noneho niyo mpamvu babwiye ngo muri mwese nta wumbaza ati urajyahe, kuko inzira bari bayizi, bari barabanye nawe barayibonye. Noneho ubwo iyo mirimo itatu ya Yesu nkuko tumaze kubivuga, icya mbere ni ukuzana agakiza ku munyabyaha, icya kabiri ni ugukiza indwara, n'icya gatatu kwerekana inzira y'agakiza ndetse n'inzira igera mu bwami bw'Imana. Iyo mirimo niwo musingi w'ubutumwa bwiza ku munyabyaha ndetse no ku muntu utuye ku isi hose. Nubwo abantu benshi babyirengagiza, Yesu nawe ari kujya gutuma intumwa mu gitabo cyitwa Matayo igice ni cya 10 umurongo waho ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 6, Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 3, ariko ndasoma ahangaha muri Matayo kuko ayo masomo yombi asa navuga kimwe. 10 umurongo n'uwa 6 noneho ari gutuma intumwa ababaye ababwiriza butumwa ba mbere Yesu amaze kujya mu ijuru. Ubutumwa yabahaye n'ubungubu
arangije arababwira ati ndasoma mpereye ku wa 7, nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe muke mutangira ubundi. Ubwo ubuvuzi cyangwa se gukiza, iryo nibwirizwa ryatanzwe na Yesu. Ubwo n'intumwa nazo igihe zari zigiye kujya mu mahanga yose zagombaga gutanga ubutumwa zari zarakuye kumukiza. Nta kindi cyagombaga gukorwa usibye ibyo ngibyo. Icyambere ni ukubwiriza ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwo uri ku isi akabimenya bitewe n'ubuhanuzi bwavuzwe ndetse n'amasezerano Yesu yatanze. Icyo ni kimwe. Noneho nanone hakabaho no gukiza, ariko nanone ibyo byose abantu bakabikora babikoreye ku buntu, ahubwo ari ukwitanga kandi ari no gukorera Imana. Noneho iyo nacyo ni ikindi kintu. Noneho tugiye mbere muri kano kanya, muri uyu munsi wa none, twifuje ngo tuze kwigira hamwe icyo bise ikimera gifasha, kuko twumvise yuko Yesu yatumye intumwa ngo zijye mu isi zibwiriza ngo ubwami bw'Imana buri hafi kandi nanone zivura. Ubu ikibabaje ni uko abantu benshi abaganga bagerageza guhakanira abarwayi bakababwira yuko badashobora kuvura icyo bise ibimenyetso by'indwara bakoresheje imiti, nubwo ari byo bagerageza. Ubwo umuti w'uburibwe uriho, ariko nanone mbere yuko ufata umuti w'uburibwe uzajya ubanza wibaze ngo ese ikiri gutuma ndibwa cyo niki, urebe ko wakivura, kuko nikivurwa nibwo n'uburibwe buzaba bukize. Ariko abenshi bakira uburibwe indwara isigaye aho, kandi indwara ariyo nyirabayazana uburibwe. Ubwo nuko nguko namwe ubwo muzajye mugerageza gutekereza ngo ese itiyo isoko iramutse ifite itiyo isohora amazi, iyo tiyo bakayifunga, amazi yagumyemo n'ubundi agumya kugenda yiyongera, nyuma byazagenda bite? Ubwo niko n'umubiri nawo ugumya kuvurwa uburibwe, nyamara indwara ziwuzuye nawo nyuma uzasandara. Noneho muri kano kanya ikintu cy'ingenzi cyane ku batuye iyi si yacu ya none, ndetse gikubiyemo hafi mu mashami yose y'ubuzima gikoraho, ndetse akaba ari nayo mpamvu twagihisemo uyu munsi, nicyo bise tungurusumu. Iyi tungurusumu iravura, tungurusumu irakiza, tungurusumu ni nziza nkuko tugiye kuyirebera hamwe. Ariko nubwo ari nziza, birakwiriye ngo tumenye ngo ikoreshwa ite, tumenye akamaro kayo, tumenye n'icyo yadukorera ku buzima bwacu. Noneho icyambere ni tungurusumu, bayita garlic ku bavuga icyongereza. Noneho ikoreshwa muri buno buryo butanu bugiye gukurikira ahangaha, 6, 7. Noneho uburyo bwa mbere ikoreshwa ari mbisi. Ubwo umuntu ashobora kuyifata akayikatagurira ku byo kurya, cyangwa se umuntu akayikatira muri salade, ubwo aho ubu yikoresheje ari mbisi. Noneho uburyo bwa kabiri ukayikoresha itetse, ubwo ushobora kuyiteka mu byo kurya, nubwo nabwo nibwo buryo bwa kabiri. Noneho uburyo bwa gatatu ni ukuyiteka mu mazi, ubwo ushobora kuyiteka mu mazi. Ubu buryo turaza kubuvugaho cyane kuko nabwo ni ingenzi. Noneho ubwa kane ni ukuyikuba ahababaza. Noneho ubwa gatanu ni ugukoresha amavuta yayo. Ubwa gatandatu ni ugukoresha ifu. Ubwa karindwi ni ukuyihambira mu gatambaro ukazirika mu ijosi. Noneho ubu buryo dushaka ngo tuze kuba twavugaho bwo kuyikoresha turaza kuvugaho nyuma. Noneho nyuma tungurusumu ikazabasha kuba yakuvura. Iyi tungurusumu wenda reka tugerageze kubanyurira muri make kuri bimwe mu byo ivura ndetse n'ibyo imarira umubiri. Icyambere ikoma mu nkokora, ibitera indwara ndetse ikanakingira indwara. Ubwo iyo ubwayo igirinda indwara ndetse ikanazivura. Noneho nanone yica imyanda. Reka tubabwire ko iri no mu bintu byiza bikura imyanda mu maraso, dore ko iyi si yacu aho nta mwanya n'umwe umuntu yahongeramo ngo atagira imyanda. Ubwo kuko turya imyanda, duhumeka umwanda. Ubwo rero nta kindi cyadufasha usibye tungurusumu iyo izabasha koza amaraso yacu ndetse no gukura imyanda mu maraso. Noneho icya gatatu, itera ingingo gukomera. Ituma ingingo zikomera, igatuma imitsi
imihore ndetse n'amagufa bikomera. Ubwo tungurusumu nayo ni ingenzi. Noneho nanone hepfo ishiraho imikoranire myiza ku ngingo zishinzwe gusohora imyanda. Ubwo namara impyiko ndetse n'ibihaha n'izindi ngingo zose zishinzwe gusohora imyanda, tungurusumu ituma zikorana neza, ubwo izihereza umushyikirano. Noneho ikindi iburizamo imvururu zo mu mubiri. Ubwo ni imvururu, birashoboka ko zaba imvururu zo mu mara, bikaba imvururu zo mu bwenge, zikaba imvururu zo mu gifu. Ubwo tungurusumu iburizamo izo mvururu. Noneho nanone ikindi ituma indurwe yo mu gifu ikoreshwa neza. Ubwo byaba umuti mwiza ku cyo bise ikirunguriro, kuko indurwe iba yabayemo nyinshi, nanone ntibashe kuba yanavamo. Ubwo tungurusumu ituma iriya ndurwe ikora neza. Noneho hepfo tungurusumu itera kwituma neza. Ubwo ikaba yarinda abantu ikibazo cy'indwara y'impatwe, dore ko ntago Imana yigeze igena ko mu gihe umuntu ari kwituma bibi bibazo, ahubwo yatumye ko mu gihe umuntu ari kwituma ashobora kuvayo aruhutse. Ariko benshi bagira ibibazo cyane bageze muri uwo mwanya. Ubwo rero tungurusumu ituma umuntu atarwara impatwe. Ubwo iyo itumye umuntu atarwara impatwe, nk'uko turi buze kubibona, iyo inafasha ku rurenda rushashe mu mara. Ubwo igatuma rurenda rubaho neza. Ubwo kuba yirya neza bibarinda kurwara ibisebe byo mu mara ndetse n'indwara ya karizo. Noneho nanone ikindi ituma igifu gikora neza mu murimo w'igogora. Ubwo iyo ni tungurusumu. Noneho ikindi irwanya inzoka zo mu nda. Ubwo ku bantu bakunze kugira indwara z'inzoka, tungurusumu niho muti wa mbere uvura indwara z'inzoka. Noneho nanone ikaba ikiza indwara z'imitsi. Reka tunababwire ko tungurusumu ijya ituma amaraso atibumbira mu mitsi. Ubwo kuko ushobora gusanga umuntu mu maraso ye nako mu mitsi ye amaraso yaragiye akibumba akagerageza gukoramo utubumbe. Ubwo tungurusumu iragenda ikahacacagura, ikayoroshya, ikayayungurura, hanyuma nanone igatuma ari amaraso atabasha kwipfundika mu mitsi cyangwa se kwibumbira mu mitsi, ngo nyuma bizabe byatuma umuntu yagira imitsi yipfundikanije. Noneho nanone ikindi ituma amaraso agenda neza. Ubwo ituma ayagendaga gahoro agenda ku rugero rwiza, ayirukaga nayo agabanya umuvuduko akagenda nk'uko bikwiriye. Ubwo rero tungurusumu iyo ifashije umuntu ku bijyaniranye n'imigendere y'amaraso, ubwo umuntu aba anafashijwe no ku ndwara z'umutima. Ubwo aho ni kimwe. Noneho ikindi nanone tungurusumu ituma umuntu agira umusatsi mwiza, dore ko umwanditsi umwe bita Pamplona Roger yanditse arangije aravuga ati ikibabaje nuko abadamu ndetse n'abakobwa, ubwo bari n'abategarugori benshi bahirimbanira gusiga inyuma y'umubiri, nyamara imbere nta kigeramo, ngo kandi gusa neza kw'inyuma ngo biba byatewe n'imbere. Ubwo uko umuntu ariye nibyo bimuhereza ishusho zasa. Noneho aho naho ni hamwe. Noneho ubwo tungurusumu nayo ituma, nayo iri mu biribwa bituma umuntu agira uburanga. Noneho ngiye hirya yaho ngaho uko ikoreshwa, ubwo ushobora gufata uduheke dutatu, ukadufata ukaducacagura ukadutogotesha mu cupa ry'amazi. Ubwo ni 1/2 cya litiro. Noneho yamara gushya, ayo mazi yamara gushya ukavangamo ibiyiko 2 by'isukari. Noneho warangiza ukabiraza ukabitereka amasaha 10. Ubwo wamara kubitereka amasaha 10 ukazajya unywa mu gitondo kare inshuro 3 mu cyumweru. Ubwo nuko nguko ubikora kuri buri ubwo abari kuri buri ubwo reka twongere dusubiremo uyu muti. Ntago ari uduheke dutatu mu cupa ry'amazi rimwe, ahubwo utwo duheke dutatu zatugabamo imigabane 3.
ubwo agaheke kamwe mu gice cya litiro inshuro imwe bimarane amasaha 10. noneho nanone aka kabiri nako aka gatatu, ubwo ukoresha uduheke 3 mu cyumweru. noneho ikindi nanone ku bana ubwo hariya ni ku muntu mukuru. nanone ku bana naho ushobora gufata tungurusumu, ni ku mwana utarya, ukayifata ukayisekura, wamara kuyisekura ugafata agatambara keza, warangiza ugashiramo ya tungurusumu wasekuye ugahambira ku muhogo w'umwana, bituma inzoka zo mu nda zihunga zikaba zanasohoka. ubwo rero muri kumva ko tungurusumu ni nziza. noneho ngiye hirya, ariko icy'ingenzi nanone mu kuyikoresha, kuyirya ari mbisi nabyo bifite akamaro kihariye, kuko ubuyiriye ndetse n'ibiyigize byose nta na kimwe cyatakaye, dore ko mu kuyiteka ndetse no mu kuyiteka mu mazi hagira ibisigara, ariko iyo uyifashe ukayirya ari mbisi ubuyiriye byose. noneho ndajya hirya, nanone ushobora gufata tungurusumu uduheke 4 ugakaturira hamwe na persile, ukavangamo n'amavuta ya elayo nabyo. ubwo aho ni ku muntu mukuru. ku mwana ufata uduheke 2 ukavanga n'izo mboga tumaze kuvuga za persile, warangiza ugashiraho ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. uyu muti uvura izi ndwara zikurikira. icyambere ni inkovu z'ibyimba. abantu bakunze kugira inkovu z'ibyimba, ugasanga umuntu inkovu ntikira ahubwo igenda ibyimba kandi naryana. ubwo rero ibyo byamufasha. icya kabiri ni icyo bise intongi, nabyo uwo muti nawo uvura intongi. noneho icya gatatu bikaba bivura icyo bise inkabyi, nicyo nacyo ni ikindi. nanone bikaba bituma amenyo akomera kandi nanone agakira. ikindi bikiza amatwi. ubwo hari umuntu utumva neza, hari umuntu urwaye umuhaha, hari umuntu wumvirana wumva mu matwi hasamira, kumva nanone hamurya, ubwo nanone biba byiza gukoresha tungurusumu. noneho ikindi bikavura inkorora, ubwo kuko tungurusumu hari umuntu ukorora akabura icyo gucira, tungurusumu iramworohereza kandi nanone igafungura ibihaha. noneho nanone hirya, ni umuti mwiza w'indwara y'umuriro, bikaba nanone umuti mwiza ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, bikaba umuti mwiza ku gusinzira, nanone bikaba n'umuti mwiza ku mutima. ariko noneho mbere yuko njya hirya y'aha ngaha, ku bantu bakunze gukora imirimo ivunanye, bizajye biba byiza mukoreshe tungurusumu, kuko mu kamaro imara ijya igira ubushobozi bwo gusana umubiri. ubwo ahangiritse ikahasana, nanone yarangiza iruhura umubiri. niyo mpamvu kubayirya neza ntibajya babura ibitotsi, kubayirya neza ntibagira intambara mu bwenge, ahubwo gusa ukimara kurya wumva uruhutse, ukumva rwose ushaka no kuruhuka. ubwo rero ako ni akamaro ka tungurusumu. kandi nanone tuzirikane ko ku bantu bavuga yuko ibamerera nabi, bishoboka ko byaba biterwa nuko muyirya nabi. icyambere irakanjwa, ubwo ikanogerezwa neza mu kanwa. ntago umuntu ayirya nk'ibishyimbo, ahubwo ukwiriye kurya ku muntu mukuru ni uduheke 3 kuri 4, ku mwana ni uduheke 2, ubwo umwana urya. noneho nuko nguko. ubwo iyo urengeje biba bibi. nibyo nabyo tujye tubimenya, kuko ni imiti kandi buri muti wose ugira doze yawo. nkuko mugira ibyo muteka mukagira ibyo musigara muhaze bitewe nuko muba muri bikenewe n'umubiri wanyu, niko no ku miti mukwiriye kuzajya mubigenza. noneho iyi nanone tungurusumu ikaba ifite vitamine zo mu gatsiko ka A. izi vitamine zikaba zishinzwe ibi bintu bikurikira. icyambere, vitamine A ishinzwe igikuriro, kureba, gukomera kw'amagufa, gutunganya umusatsi, imihango y'abakobwa iryana, ituma iyi mihango iba neza, bitera kumva neza kw'amatwi, gukomera kw'amenyo, itera umubiri gucya ndetse n'ibindi. ubwo iyi vitamine ni nziza, ndetse iyi vitamine nayo ikaba ibonwa muri tungurusumu. nanone ikagira vitamine zo mu gatsiko ka B, ubwo ariyo B1,
ubwo ni B ya mbere, B na C. Noneho izi vitamine nazo zikaba zifasha muri ibi bintu bikurikira. Ubwo duhereye kuri vitamine C, niyo vitamine ya mbere irwanya kanseri. Ubwo iyi vitamine ntiboneka nayo mu bitetse. Ubwo kugira ngo uzayibone neza muri tungurusumu bizaba byiza kwirya n'imisi, kuko ni vitamine izirana n'icyo bise umuriro cyangwa se ubushyuhe. Noneho hirya y'aho ngaho izi vitamine zo mu gatsiko ka B zo zikaba ari vitamine za mbere zishinzwe gutunga ubwonko. Ubwo bituma umuntu yiga afite umwete ndetse n'ubushake, bigatera kugira umwete mu murimo wose ugiye gukora, kwifatira imyanzuro yihariye, ubwenge buhugukiye, kumva intekerezo zituje ndetse no gufata mu mutwe. Ubwo izi vitamine nazo nicyo zijya zikora. Noneho hepfo nshaka kujya hirya ku muntu, nanone abahanga bakavuga ko ku muntu wabuze ibitotsi nijoro, iyo ufashe tungurusumu ugashira ngo munsi y'umusego uryamyeho, nabyo bitewe na kayakuka kayo kagenda kakakujya mu mubiri mu gihe uri guhumeka, bituma umuntu abasha gusinzira neza. Noneho bana b'Imana, twihuse ngo tunashire ku musozo. Imana yaduhaye ibyiza byinshi, ariko nahacu kumenya uko tubikoresha. Noneho ndasoma mu gitabo cyitwa urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 2. Hano naho haranditse ngo urwa gatatu rwa Yohana igice cyaho ni icya gatatu, igice cyaho ni icya mbere kuko ni igice kimwe, umurongo waho ni uwa 2. Haranditse ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nkuko umutima wawe uguwe neza. Noneho reka namwe tubasabire ngo mugubwe neza muri byose kandi mube bataraga. Imana ikomeze iduhereze ubutaraga nkuko ibutanga, kuko ariyo nyirabwo, kandi nanone dukoresha Imana ikomeze ibiduhera ubuntu.